uranzamura aka gakino kugeza ryari? Gabanya utugambo se nyine. Njye ntabwo nkunda amagambo. Narenze ko abajene Maria ari bo barara muri vutuye bakirirwa bahunikira. Kuko igihe uhereye nurabishira inyota koko. Ngo njye nsomana sundi njye ntabwo mfite umugabo. Uhe mugabo? Vuga uti abagabo benshi nk'aburukiko. Mubwire wa mugore we ntunshinge hejuru. Ubwo yumvisha ntumvisha amateshwa ye none karamwaye. Nukuntu kaba kariho karanyurira. Ubundi njya gusomana na musaza wanjye urabona ndi inkunguzi. Sara, ibi ni ibiki ndeba? Darota cyangwa ngira. Nabonye ari ubwa mbere. Yasobana nabyo buri munsi. Erega uri inkweto yanjye kandi rwose ndakwemera. Umva nkubwire washyanowe. Nta soni ngo ndi inkweto yawe n'undi munsi. Umenye ko nubwo nta kintu ndiho ariko mufatiye runini. Ben. Uyu munsi nari nkukumbuye shari mwiza. Ya, wari uryoshye nanjye wandyoheye. Hanyuma be. Reka batuzanire facture. Tugende kuko ndashaka gutaha kare. Kandi wakoze ku mwanya wawe wamaye. Rebecca. Hi. Hi. Meze neza? Yeah. Musore. Ça va? Okay. Reka mini cyane ntacyo. Okay. Sorry. Ni inshuti isanzwe nta kibazo. Reka batuzanire facture tugende. Ndashaka gutaha kare. Nta kibazo. Wakoze ku mwanya wawe wamaye. Nawe akazi seri. Ya. Serve. Batuzanire facture. Facture ko ndumva facture ni bayishyura. Ngo bayishyura. Nta kibazo seri ngende.
Hey, Mayogi. Ça va? Meze neza? Ntabwo ndi butindire kubera ko mfite inama ku karere nshaka kujya mu kanya. Ifanse ni yawe. Yego. Kibatukanye no nakumira. Si umukobwa nati cyo kumuri. Oh. Thank you. Cheers. Hanyuma ntabwo ndi butinde cyane kubera ko mfite inama ku karere nshaka kujya mu kanya. Nuko nagira ngo nkuboneho gusana n'inkumbuye. Ndabona utari muri mood. No, Cyagenze bite? Meze neza. Seriously? Kwenda wasanga agashyuhe kabi kene katarakugeramo buriya ubwo tubonanye mu kanya bameze neza. I hope so. Yeah. Hanyuma reka dukoreshe umwanya neza. Kubera icyo mushaka kwibana. Njye rero mba mbona sister wanjye ndeba nabi. Ngira ngo ahari gutinda gushaka kwanjye azi ko mbifitemo uruhare. Ni imyumvire itariyo. Iyo ni imyumvire rwose atakabayagira. Ariko se undi sire ku cyumva ushaka cyangwa ushyira imbere gushaka. Ushaka Tomona vina mbona atari ngombwa cyane. Shaka umusore kuyumvamo agutera inda mucyara n'umwana murere ku kanya bamuna bihagije ko rumva icyambere cyo giye ntabwo twabyarana pe kuko ndamutse njyaye hanze dorosera ugarayisha do yankata umutwe I'm telling you so kuri gero ntabwo byashoboka. Urabuzwa n'iki kuvuga gutyo? Ko wifitiye urugo, ufite abana, umeze neza. Wabuzwe n'iki kumbwira uko nguko? Nuse wananjye ari njye ahora mbaho nka roho mbi. No, don't take it bad. Hey, nyumva nawe please. Ntabwo ari uko mbana bitari ngombwa ariko njye nakora kimwe cyose. Buri kimwe cyose gisaba amafaranga ku isi nakigukorera. Uretse kubyarana cyangwa kuba mu nzu nk'umugore n'umugabo ibyo ntabwo byashoboka ariko ikindi cyose cyashoboka nagikora ku bwawe I can do it. So winyumva nawe please. Okay. Njye icyo nifuzaga rero. Numva ko basi wankodeshereza geto niyo kaba gatoya ariko kakaba ari akanjye. Ntabwo cyari igitekerezo kibi kuko buriya nanjye kuza kureba kwa murumuna wawe n'aba mukuru ntabwo mani sanzuye ariko at least ufite geto yawe nanjye amazi muri weekend haruka biroroshye cyane. Hanyuma reka nguhe ngiye kuguha amafaranga make ngiye kuguha 500,000 ugende ushake waje ushaka abakomisiyoneri bakushakira inzu uriya za Gakinjiro hari ibikoresho byakoze bagurisha ku mafaranga make kandi bikiri bizima. Agura intebe, kagura kagaze, kagura tana matera. Hanyuma nawe kwiyubaka. Ikindi buriya umuntu yibana bituma kura mu mutwe. Ikindi nani muri kwiranya mbona ahantu za nkaruhukira. Kuri aga flat screen, kagaze. 500,000 biraza. One bitava mu ntabwo nandi nta kibazo. Seve, nizikara musha, yewe.
ingorane se sinzi kandi yandika mu magana atatu Just to try. Rebecca Usanase, right? Yeah, ibi urabikora biravamo bitanavuye mu muyaga akamva umunsi ku itariki Okay. This is your money. Thank you. You're welcome. 600. Oh my God. Thank you so much. Thank you so much. Umwami kazanye ntacyo nakora ubwawe. You're my king. Cheers. Hari inama nshaka kujya mu kanya ku karere buriya numara kwimuka nimara kubonera inzu wambwira tukayisura mukakareba hanyuma ukimuka tubyuze this weekend nanjye ukava mu rugo rwa mwene nyoko burya tera agasuzuguro nabyo. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Cyane. shashari izi byeri tukomeje kuzishinga sha reka turyame ariko wagira ngo wishe umuzungu Akareka ntabyo umuzungu. Mwahine sister wanjye n'umugabo we baratekereje basanga nyine tubagomba kumpa amafaranga nkatangira ubuzima bwanjye nyine nanjye ngatangira kwigenga nyine wow batekereje neza cyane yeah. none tubonye umwanya wo kwisanzura cyane uziko buriya najyaga nza hari iwanyu numva nikandagira numva nta bwisanzura ariko tugiye kwisanzura noneho Shani harase ko nta birenze ariko nyine nangora uretse ibintu byo kwisanzura kuko yene Shani sister wanjye n'umugabo we hari igihe babimenya ugasanga batangiye kumwaya ko ntangiye ibintu by'uburara n'ibiki tuzabitwara gahoro gahoro noneho uzagenda uhamenyera sibyo se ahubwo reka umva ibyo nyine ndabyumva umva shusho ibyo mbwiye ndabyumva ariko uyu munsi tugomba gutaha inzu urumva nyine ntabwo twatugeze ngo ntituyitahe mvira ko ndega n'amasara agize ko reka nze kubwira umvaga fasha basi akiri ishati wambare noneho dore n'amafaranga ufata kandi gapeti kuri botike no amasaha yo kuva ku kazi ya sister agiye kugera kandi ashobora kwinyuza aha ngaha ndabizi ujya ahubwo ngwino oya umva se umva nkubwira ari byiza nkubwiza ukuri yari nzi ko tugiye kwisanzura nyine tuzisanzura ko si wowe bite byawe urabona ngo ugeze ku irembo basi mbabarira rwose pe amasaha arageze nari nzi ko tugiye guhita twisanzura none ngo nusu hari ukwisanzura kurenza uku nguku wowe fata ako gapeti uraza kubivuga nawe neza sibyo sibyo mbabarira rwose kugira ngo ino rwose kugenda sibyo mbabarira rwose kugira ngo ino rwose kugenda okay so ubutaha si byambaye ariko shusho wazagira reka kumbuza kugira ngo ahambara basi tugende Reka tugende kandi tugende nishimye
Be, ça va? Ça va. Meze neza? Telefone yawe kutayitaba. Telefone yanyisize mu rugo nayimerekeje sister ahubwo murabisikanye. Urabona amakosa ushaka kunkoresha? Gute se? Ngo rije gutuma dukubitana kandi ntabwo ko ndashaka guhura na sister wawe. Okay. So nago muhuye rero nta kibazo. Ariko nyine hari gato ngafata. Nta kibazo rwose nabirenze. Ahubwo karibu. Merci. Byose babitenze neza da. Yeah. Huh? Let me help you. Thank you. Sinibambye ko sister watanywa inzoga. Sha nyine iyo yizihiwe agasoma da kagira ngo ni menshi. Seriously? Yeah. Nakakubise. Mwihembuye kabisa. Nanjye se nyakira ndebera nka tubiri basi n'ikinyota. Okay. Sawa nta kibazo. Nizeye ko utarambiwe. Oya, ntabwo narambiwe. Okay. Ajya ufite. Ndasa gitegurisha. Urakoze cyane. Yeah. Abone inzu yabaye nini da? Inzu yabaye nini rwose. Gutya birata ko kwa mama wawe uriya bitera gasuzuguro. Ari muri famille. Ariko wakuze. Ya. Akuba uzajya uruhuka panye gahunda zawe nyine nk'umuntu mukuru. Of course. urugo gito ruborana amarira